Twongeye kubaha ikaze mwese mudukurikira kuri iyi YouTube channel. Turabifuriza weekend nziza kuri uno munsi wa gatanu, tubifuriza gutangira weekend neza. Hanyuma rero tugarutse mu kiganiro kivuga kuri Bitcoin SATOSHI, kivuga ku makuru aherutse gusohoka avuga ku byo tugomba gukora kugira ngo turinde account zacu kuba zajugunywa, ari byo bita wenda bandi bya burundu. Ibi ngibi ni ibyadufasha kugira ngo account zacu tuzicungire umutekano, zikomeze kumera neza nta kibazo, twumve dutekanye nazo. Hari byinshi twakorewe bishobora gutuma account zacu zijya mu bibazo, ari nabyo hano batugiramo inama byo kwirinda. Ubwo byinshi muri byo ni ibijyanye no gucitinga, kuba wagerageza gukoresha account mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Byose hano ni ingingo zitari nyinshi tugiye kurebamo, ingingo zigera kuri 4 tugiye kurebamo kugira ngo turinde account zacu. Kimwe rero mu bintu batugiraho inama nk'uko tubikesha urubuga rwabo basanzwe batangira amakuru, baratubwira ngo twirinde gukoresha application. Hari application dusanga kuri Play Store, amwe yitwa Mobile Apps Clone, na application tumushobora gukoresha application zindi ebyiri zitari zisanzwe zikoreshwa ari ebyiri, ukazikoreshereza icyarimwe muri telefone. Hano urugero twatanga, ushobora kuba ufite nka WhatsApp ebyiri, nimero za telefone ebyiri za WhatsApp kuri telefone, ariko nkuko tubizi WhatsApp ntago ari application ushobora gukora logout kugira ngo wongere ukore login wongere uyikoreshe. Hari application ushobora gukoresha akakwemera ko WhatsApp imwe ushobora kuyidaboringa ukayikoreshaho nimero ebyiri kandi ari imwe muri telefone, ukazitungamo ari ebyiri, ukaba wakoresha nimero ebyiri za WhatsApp kuri application imwe isa, kandi bitagusabye ngo urabizi ko ntabwo downloading application imwe inshuro ebyiri ngo bikunde. Izo application rero batugira inama yo kwirinda kuzikoresha. Hari nk'abashobora kuzikoresha hano muri Bitcoin SATOSHI kugira ngo bibafashe gukora mining ya mining irenze imwe, bafungure konti zirenze imwe. Nkuko tubizi hano kuri Bitcoin SATOSHI batubwira ko ugomba kugira account imwe kuri telefone imwe, ndetse na nyirayo ari umwe, one account one device, ndetse na one miner. Ugomba gukoresha account imwe, device imwe, nawe ubwawe uri umwe, kuko na KYC uzayikora uri umwe. Uko mininga rero iyi account ukoresheje zino application batugira inama yuko bitemewe. Ntago byemewe rero ko wakoresha account ebyiri muri telefone imwe, icyo cyari cyambere. Hanyuma icya kabiri rero baratubwira ngo twirinde gusharinga abantu connection mu gihe bagiye kwiyandikisha, ndetse twirinde gukoresha computer muri mining. Hari abantu bashobora kumva ko ibyo bintu ari ibintu bidateye ikibazo, kandi koko niko byumvikana. Ushobora gufungura hotspot ugasharinga umuntu wifi yawe kugira ngo akore mining, ariko nko mu gihe agiye kwiyandikisha gukora registration hano kuri Bitcoin SATOSHI, birabujijwe kuko yakoresha connection yawe akora account. Ibyo ngibyo nubikora bishobora kuzavamo ko account yawe yatwikwa. Kandi nanone batubwira yuko ntabwo byemewe gukoresha computer urimo gukumining, ugomba gukoresha telefone, ndetse nkuko twabibonye ni telefone za Android zonyine ushobora gukoresha. Kuri telefone za iPhone naho ntago zishobora gukoreshwa muri mining. Igishoboka ni ukoresha Android yonyine turimo gukora mining. Nkuko turi kubibona hano, urabona ko ari umuntu wari wabandikiye abaza icyabaye kugira ngo account yifunguye. Arabanje abasuhuza, ababwira ko akeneye ubufasha, avuga ko account ye yatwitswe kandi nta kibazo yishinja, ntago yigeze acitinga, ntago yigeze akoresha izo application za Clone, ariko account ye yafunzwe. Nkuko tubibona bahise bamubaza account zose ziri mu rugo iwawe zingana iki, ati ni 5. Ese zose ziba zikonetse kuri wifi imwe? Ati yego. Ibyo ngibyo rero ntago byemewe ko wakoresha account zose ziri kuri wifi yawe ngo basharinge bose bakore registration. Ibyo bishobora gutuma account yawe ifungwa nkuko turi kubibona hano. Uru ni urugero rwiza hano baduhaye rugaragaza yuko ibi ngibi dufite kubyirinda. Hanyuma rero ikintu cya gatatu dufite kwirinda, ntago
umubare w'abantu bakonekise kuri wifi bari gukora mining ugomba kurenga 3. Urugero ushobora kuba uri nko mu rugo dufite wenda se home wifi ziriya wifi zo mu nzu, niba muri abantu barenze 3 ntago mwemerewe mwese kwikonektaho icyarimwe kugira ngo mukore mining. Niba ugiye kurisivinga blocks zawe cyangwa ugiye gukora ibintu bijyanye na Bitcoin Satoshi, banza ucunge neza ko wifi uriho itariho abantu barenze 3, ubone kwikonektaho ukore mining waba warisivinga blocks n'ibindi bijyanye nabyo. Mu gihe ubonye barenze 3 irinde gukoresha wifi. Icyo nicyo cya gatatu batubwira. Hanyuma ikintu cya 4, irinde gukoresha telefone imwe mu account ebyiri kugira ngo ukoreho multiple Bitcoin Satoshi account. Ubwo ni account zirenze imwe kuri telefone imwe, nabyo ntibyemewe. Ibi ngibi iyo system bibonye itigufungira amasaha 72, ubwo ni iminsi 3 cyangwa se kayibana burundu. Ibi ngibi ugomba kubyirinda nkuko twabivuze dutangira, ni one account, one device, one miner. Ntago byemewe ko wagerageza uburyo bwose bushoboka ko kugira ngo mining ukoreshe telefone imwe, mining account zirenze imwe. Ibi rero nibyo batubwiraga, dukomeze kwirinda kandi tumininga, dutegereze icyo bazatubwira muri kuno kwezi kwa 6. Mwese rero mbifurije amahirwe aba miners aho muri. Niyo makuru twari tubafitiye. Niba uri ubwa mbere dukurikiranye, subscribe ni ikintu cy'ingenzi. Niba utari wabikora, urebe ko hasi hari ijambo ry'ubururu ry'umutuku, niba usanga hari umutuku wanditse subscribe uhakore, bihindura ibara. Ni byiza ko wakora no kukazogera kugira ngo ujye ukomeza kudukurikirana kuri buri makuru yose anyuzeho hano. Amakuru yo nakagaruka, twongere guhura mu yandi makuru naho butaha.